ariko ubu hagiye kuboneka ubutumwa buzaza bubwira abantu ko itorero ryaguye, ko Yesu Kristo atakigarutse, ko icyaha kitabaho. Abantu barimo baragenda bamiragura ibintu bibonetse byose. Pawulo yarababaye, arababwira ati ndababaye kuba mwaravuye kuri ubwo butumwa mukajya ku bundi butumwa, nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hazaboneka inyigisho zihagarika abantu imitima. Abantu barimo barinjira mu nyigisho z'ubuhanuzi bakazicurika kugira ngo bahagarike abantu imitima. Ujya kubona ukabona umubyeyi ataye umwana w'uruhinja ngo arahunze ngo Satani atazamufata, ataye umugabo ataye umwana w'uruhinja ngo ubwo aragiye akurikiye umugabo utari uwe. Hazaboneka inyigisho zihagarika abantu imitima, zibumvisha ko mu itorero Imana itagihari, abantu Imana badasenga ngo Imana ibasubize, mu itorero nta bitangaza birimo, bakubwire bati nugumamo nta n'ikintu uzabona. Pawulo yarababaye cyane. Ubukristo bubishywa n'uburyarya. Reka njye ikintu mbabwira, korari iraryoha, kuba mu nama y'itorero biraryoha, kuba mu itorero biraryoha, ariko itorero ryacengeyemo abantu bitwa bene data ariko ari iki? Ari indyarya. Uhura n'ikibazo gikomeye. Pawulo yarabibabwira ati ntago nabarenganya, haje bene data b'indyarya babacengeramo. Bagaragazaga yuko baziranye na Pawulo kandi bamwemera, nyamara baje guhanagura ibyo Pawulo yagize gute? Yabigishije. Pawulo biramucanga, arangije arandika ati Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabarozi? Hari uburozi bugeze kuri butatu bwari bwariganje Galatiya. Uburozi bwa mbere bwari inyigisho z'ibinyoma, inyigisho zitava mu byanditswe byera. N'uyu munsi wa none abantu muzabona barimo kuzenguruka hirya no hino basinze inyigisho z'ibinyoma. Kandi ikintu mbabwira, n'ubu dufite abantu tuba twicaranye hano ari indyarya. Igitaramo kikaba kiraba, yarangiza agahita kwereka agasomo kavuga ngo nkuraho urusaku rw'indirimbo zanyu. Kamaze utize ko turi mu gitaramo iri kuri Imaye, ibi ngibi Imana yaciyemo umurongo ibi. Ariko mwarangiza muti Sabato nziza, agashyira ikiganza hejuru, munsi w'iki? Umunezero. Twajya kwiga Bibiliya nk'uko turimo kuyiga, agahita yifiterurira ikindi gitabo, tukaba turimo kwiga nk'ibi ngibi, warimo kwiyigira ububi bw'ikawa. Arimo kwiga ikawa ni mbi. Turi ku ruhimbi tubwiriza, abizera barimo barasengera mu mutima, umva iteraniro turi mu mavuna, yarangiza agahita kongorera ati aba bantu batabwira abantu kureka ikawa, aba bantu barajya muri hejuru. Uburozi bw'i Galatiya bwongeye bwagarutse mu bantu. Uburozi bwa kabiri bari bafite ni amagambo y'urucantege. Hari abantu bazengurukaga mu itorero baca bizera intege. Ubu burozi bw'ubucantege, abantu bagendaga bumva gusenga, byageze aho birabacanga. Abantu baravuga bati rero ari aba bantu ibintu bavuga nibyo, ari nibyo Pawulo yavugaga nibyo, njye byancanze sinzanasubirayo. Uburozi bwa gatatu yari amagambo y'uburakari n'ikinyabupfura gike bavuganaga barimo gutongana. Ako wari uzi ko umuntu agutuka, umuntu avuga nabi, ukamubaza, warangiza ukamureba ukamubwira utari ko uribuka ko turi mu nama y'itorero, ndamaze ngewe wincecekesha, mureke mvuge, iyo mvuze ndaruhuka. Ninde wababwiye ko iyo tuvuga turuhuka? Dufite amagambo y'uburakari, y'uburozi buri muri twe Satani yashyizemo. Hari abadiyakoni ushobora gusanga nta na rimwe aravuga neza. Hari abizera biba bizwi yuko atajya avuga neza. Hari abaririmbyi biba bizwi ku buryo iyo umubonye azanye n'abantu batanu bakererewe, itegeko ryo kubaza impamvu bakererewe urivaho ukavuga uti arimo yandasa. Hari abantu bafite umunwa umeze nk'imbunda zo muri Ukraine, kandi ubwo ngo nawe arashaka kujya mu ijuru. Pawulo yarababajije ngo ninde wabarozi? Noneho kuvuga nabi byarazamutse. Iyo umuntu yakubwiraga nabi, wamubwiraga nabi bisumbye, byarangiza mugafatana mu mashati. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Nifuje ko twigana mu ijambo ry'Imana
urwandiko Pawulo yandikiye abagalatiya harimo ubutumwa butureba, harimo ubushishozi butureba, harimo n'ukuri kutureba uyu munsi. Reka ndebe abafite Bibiliya kugira ngo nze kumenya ko tuza kugendana neza. Yego, Imana ibaho umugisha, ni nyinshi zirahagije. Tugiye kureba icyigisho gifite insanganyamatsiko ivuga ngo ubuhakanyi bw'igalatiya. Ubuhakanyi bw'igalatiya. Mureke dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twongeye kugushimira yuko wabanye natwe, yaba muri iki gitaramo indirimbo zaririmbwe n'izo kukwerereza. Abana bawe imitima yacu iranyuzwe kubw'izi ndirimbo, kandi ubwo zirimo kwinjira muri twe zikatwibutsa imyanzuro myiza dukwiye gufata, tukaba tugiye kubumbura n'ijambo ryawe. Ubane natwe. Abana bawe buri wese umwibutse iby'ingenzi bimufitiye akamaro, kugira ngo tutaza kuva hano nk'uko twahaje, ahubwo dutahane ubuntu bwawe. Ijambo ryawe rigira imbaraga muri twe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Pawulo yatangiye urwandiko rw'abagalatiya, igice cya mbere arabanza arandika ngo Pawulo intumwa itari y'abantu kandi itatumwe n'umuntu, ahubwo yatumwe na Yesu Kristo n'Imana Data wa twese yamuzuye. Pawulo yatangiye yerekana ko ibintu by'Imana yihuriye nayo irabimugabira, irabimuha. Pawulo ntiyatangiye ngo abanze avuga ati murabizi ko nziranye na ba Yohana, nziranye na ba Petero. Oya, yarababwira ati Pawulo intumwa itari y'abantu, itaratumwe n'abantu, ahubwo yatumwe nande? Na Yesu Kristo. Yashakaga kubumvisha ko ibintu bye bitari ibintu byo gupapira, atari ibintu byo kugenda agendera ku bandi kugira ngo n'abandi bazamutega amatwi. Ndetse amateka tubwira ko Pawulo mu rugendo yari yarakoze i Galatiya, yari yarahanze itorero ry'i Galatiya, ndetse arisiga rimeze neza. Nyuma yaho yaje gusurwa n'abizera. Abizera arababaza ati itorero ry'irunaka rimeze gute? Se itorero ry'i Galatiya baherukayo rimeze gute? Baramubwira bati ibintu byarazambye. Mfite hano igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Iki gitabo kirimo amagambo akomeye cyane yatumye iki cyigisho nifuza ko tukigana. Murebe icyigisho cyitwa ubuhakanyi i Galatiya, ni kuri paje ya 200, paje 220, ni paje 221. Igihe Pawulo yari agitinze i Korinto, yari afitiye impungenge amatorero amwe yari yarahanzwe bitewe n'uruhare rw'abigisha b'ibinyoma bari barabonetse mu bizera b'i Yerusalemu. Pawulo yabwiwe ko itorero yari yarasize, abantu barize barabatijwe, ari itorero ryiza nk'uko mumeze. Pawulo yahawe amakuru y'uko ryahuye n'ibibazo bitatu. Amacakubiri cyari ikibazo cya mbere kirimo. Ikibazo cya kabiri bwari ubuyobe bw'inyigisho z'ibinyoma. Ikibazo cya gatatu kwari ukwinezeza. Ibyo bintu byarushagaho kwiyongera mu bizera b'i Galatiya. Pawulo bamaze kumubwira ibi ngibi, baramubwiye bati basigaye bafatana no mu mashati. Niyo mpamvu abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 13, ndetse Pawulo yaratangiye ati bene data mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere. Murongo wa 15 Pawulo arangije arabandikira ngo ariko rero nimushikurana mugaconcomerana mwirinde mutamarana. Aya makuru yababaje Pawulo cyane, uburyo mu bizera harimo amacakubiri, harimo abafitanye ibibazo, harimo abapanga kuzicana, harimo abapanga kurwana, harimo abapanga kurogana. Arangije arababwira tumva rero nimuramuka mushikuranye mugafatana mukagira ibyo mupfa mugaconcomerana,
hahandi umuntu akubwira nabi ukavuga utari ku uyu ni umukirisitu, uyu ni uwahe? Pawulo yaravuze ati mujye mwirinda mutagira gute, mutamarana. Iri torero ryari rifite ikibazo cy'ubuyobe. Hari abantu bazanaga inyigisho z'ibinyoma zitwa ko ziryoheye abantu. Itorero ry'i Galatiya bari abantu bakunda ibintu bishyushye, ariko ubucukumbuzi mu byanditswe byera nta byari bihari. Umuntu wese iyo yazaga kubabwira akababwira ari seriye mu byo ababwira, baravugaga bati kamemu warize rwose. Pawulo rero amaze kugenda asize barabatijwe, yatunguwe no kumva inyigisho z'ibinyoma zarabatwaye. Ikigeragezo cya gatatu kwari ukwinezeza. Bari bafite ikindi kibazo gikomeye cya kane cyo gusaba ko abakristo bakurikiza imihango ya Kiyahudi. Pawulo aya makuru yatumye ashenguka umutima. Pawulo arababara ndetse abuzwa amahoro n'ibyo ngibyo. Ibi rero byasabye ko Pawulo abandikira. Mu kwandika urwandiko Pawulo yandikira Abagalatiya umurongo wa 6 igice cya mbere, Pawulo yaratangiye ati ndatangazwa nuko mwimuye vuba mutyo. Kwimura vuba mutyo bisobanuye iki? Uburyo yari yasize ibintu by'Imana babikunze, ari abantu barwana ishyaka ry'ijambo ry'Imana. Yatangajwe no kumva ibintu by'Imana barabivuyemo. Arangije arababwira ngo mbabajwe n'uburyo mwimuye vuba. Kwimura vuba ni ukugwa mu buryo bworoshye. Nshuti zanjye, turi mu gihe cy'ubuyobe. Ubuyobe buri kuri internet, ubuyobe buri mu madini, ubuyobe buri mu bigisha. Abantu bahoze muri iri torero ariko bakaba baraguye barataye ijambo ry'Imana. Kubw'ibyo rero dukeneye kuba abantu niba twari imitsi Imana, tugomba gukomeza kuyinambaho. Wipfa kwizera umuntu atakweretse icyo akwereka aho cyanditse, kandi wipfa no kukizera akweretse aho cyanditse ariko yagize gute, yagicuritse. Pawulo arababwira ati ndababaye cyane, mbabajwe nuko mwimuye vuba mutyo mukareka uwabahamagariye guhabwa ubuntu bwa Kristo mukajya ku bundi butumwa. Ubu twakiriye ubutumwa, twakiriye ubutumwa bw'amareka batatu, twakiriye ubutumwa bw'uko isabato ari wo munsi w'Imana, twakiriye ubutumwa ko Yesu agiye kugaruka, twakiriye ubutumwa ko isi igiye kurimbuka, twakiriye ubutumwa ko Yesu yicaye iburyo bwa Se, aho arimo gukurikirana ubuzima bwacu kandi aho imanza zacu zatangiriye. Ariko ubu hagiye kuboneka ubutumwa buzaza bubwira abantu ko itorero ryaguye, ko Yesu Kristo atakigarutse, ko icyaha kitabaho. Abantu barimo baragenda bamiragura ibintu bibonetse byose. Pawulo yarababaye, arababwira ati ndababaye kuba mwaravuye kuri ubwo butumwa mukajya ku bundi butumwa. Nyamara si ubundi ahubwo ni ikindi. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Hazaboneka inyigisho zihagarika abantu imitima. Abantu barimo barinjira mu nyigisho z'ubuhanuzi bakazicurika kugira ngo bahagarike abantu imitima. Ujya kubona ukabona umubyeyi ataye umwana w'uruhinja ngo arahunze ngo Satani atazamufata. Ataye umugabo, ataye umwana w'uruhinja ngo ubwo aragiye, akurikiye umugabo utari uwe. Hazaboneka inyigisho zihagarika abantu imitima, zibumvisha ko mu itorero Imana itagihari, abantu Imana badasenga ngo Imana ibasubize, mu itorero nta bitangaza birimo, bakubwire bati nugumamo nta n'ikintu uzabona. Pawulo yarababaye cyane. Hariho abantu babahagarika imitima bagashaka kugoreka ubutumwa bwiza bwa Kristo. Ariko nihagira umuntu babwiriza ubutumwa butari ubwo twababwiye, ari twebwe ndetse na marayika uvuye mu ijuru avumwe. Pawulo yarabizi ko na Satani bishoboka ko yakwihindura marayika w'umucyo. Reka nkubwire inshuti zanjye, igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kugira amatwi atabasha kugenzura icyo umuntu abwiwe cyose. Uyu munsi ndagira ngo mwumve cyane intege nke Abagalatiya bari bafite nizo ntege nke natwe dufite. Mbere yuko dutangira kwigana inyigisho z'ubuhanuzi muri iki cyumweru, ndagira ngo mbabwire ngo abantu bataziga neza ngo babane n'Imana intambwe ku ntambwe bazamera nk'Abagalatiya. Uzaza usigana nawe mu kwezi kumwe yasengaga, ugaruka usange nta gisenga kubwire ngo yabishingutsemo. Hano
handitse amagambo akomeye nk'uko twabanje kubivuga nanone nongeye kubivuga ni niba umuntu ababwira ubutumwa budahura n'ubwo mwemeye mbere agire gute avumwe. Wakagombye kubuzi ubutumwa wemeye igihe wajyaga kubatizwa, wakagombye kubuzi imyaka umaze mu itorero, wakagombye kubuzi amahame itorero ryubatseho. Muri uyu mwanya ndagira ngo ntange ikizami. Itorero ryacu rifite amahame angahe ya Bibiliya? Mumbwire. 28. Murakoze cyane. Nayahe ndashaka abantu 5 baza hano, wenda umwe ajya agenda avuga 4 cyangwa 5. Yego. Nayahe? Simwe mbaza. Ubu ntimureba iyi nzu impamvu bayigize ndende? Hano hasi hari inkingi zirimo. Ubu ndamutse mpamagaye bano bakuru b'itorero ba hano, bo babanaga n'abantu bubakaga hano, bakubwira bati hano hasi twatabyemo miliyoni 300. Izo miliyoni zatwawe na sima wenda ibihumbi bingahe, harimo inkingi zikoreye inzu, izo nkingi zirangana gutya. Iri torero ryacu naryo ryubakiye ku nkingi 28 za Bibiliya. Muri izo nkingi, kubera uburemere iyi nyubako y'itorero ryacu igomba kwikorera, inkingi imwe uyicomoyemo ugomba kumenya ko inyubako yawe izahirima byanga byagira gute byakunda. None nagira ngo mbabaze, ari inkingi y'isabato, muranyumva neza, n'inkingi yo gukora umurimo w'Imana ugatanga icya 10 n'amaturo, n'inkingi y'uko Kristo ari mu bwami bw'Imana mu buturo bwera, muranyumva neza, n'inkingi yo kurinda ubuzima bwawe kugira ngo umubiri wawe uhinduke urusengero. Muri izo nkingi enye niyihe mwumva twakuramo ubuzima bugakomeza? Hari abahise bavuga inkingi yo kwibungabungira amagara mazima, aravuga ati ibyo bintu umuntu yarya ibyo ashatse akanywa ibyo ashatse kandi akiga akagira gute akaza no gusenga, ariko inyubako yawe yahirima. Twebwe abadivantisiti amahame 28 tugenderaho havuyemo na rumwe, inyubako yawe wowe ihita iguhirimana. Muri iki cyigisho ndagira ngo mbabwire yuko mukwiye kwifashisha za nkingi 28, mwarangiza akaba arizo mugeraho ubutumwa bwose abantu bagenda bazana. Nk'ubu rugero, ku nkingi yo kugaruka kwa Yesu harimo isomo rivuga ngo ntituzi umunsi cyangwa igihe. Ubu rero ushobora gukubitana n'umuntu mu kanya agahita akubwira ko 2027 Yesu ari bugire gute Yesu ari buze, akaguhahamura akaguhagarika umutima. Ariko mu by'ukuri iyo nkingi itubwira ngo iki? Itubwira ko tugomba kwitegura ubwami bw'Imana nkaho buratangira uyu munsi, ariko twarangiza tukihana tugasaba Imana yuko yeza imitima yacu nkaho ijuru turita uyu munsi, ariko twajya gukora tugakora nk'abazagira gute nk'abazataha ejo. Aya magambo arakomeye. Pawulo yakomeje kubabwira, abibutsa umuhamagaro. Yababwiye yuko badakwiye kumvira ababahagarika umutima. Pawulo arimo kubabwira amagambo menshi, yabibukije uburyo bagize ibihe byiza bagitangira kwizera. Yarababwiye ati ubwo koko mwibagiwe ibihe byiza twagiranye, mwibagiwe kwa kuntu mujya kubatizwa mwari mumeze, ntago wibuka umutima nama wari ufite, ukuntu ibyiringiro wari ubifite mbere y'uko ubatizwa, ukuntu wazaga mu materaniro ukumva ufite ibihe byiza. Pawulo yabibukije ukuntu batangira kwizera byari bimeze, abibutsa intambara barwanye. Hari abo birukanaga iwabo, hari abo bahigaga ngo bice, hari abo bene wabo bakaga 8. Pawulo arababwira ati ubu koko ntago mwibuka ibyo bihe. Nshuti zanjye, yabibukije ubuhamya bwe, uburyo yahindutse. Nimureba ku murongo wa 15 arababwira ati Imana yantoranyije nkiri mu nda ya mama, impamagara kubw'ubuntu bwayo. Ababwira uburyo yari umwicanyi n'ibiki byose, kugira ngo abantu batazirukira ubusa cyangwa ngo babe barapfushije ubusa. Pawulo yeruye ko hari bene data b'indyarya. Nimureba neza mu gice cya 2, Pawulo yababwiye ikintu gikomeye ku murongo wa 4, ahubwo
hanyuma igice cya 2 umurongo wa 4, ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjije rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu kugira ngo badushyire mu bubata. Paulo arababwira ati ikintu cyabavangiye mwe ntago mwakimenye. Habonetse abantu babeshya ngo ni bene data ariko ari iki? Ari indyarya. Kanjye ikintu babwira, n'ubu dufite abantu tuba twicaranye hano ari indyarya. Igitaramo kikaba kiraba, yarangiza agata kwereka agasomo kavuga ngo nkuraho urusaku rw'indirimbo zanyu. Kamaze utise ko turi mu gitaramo iri kuri Imaye. Ibi ngibi Imana yaciyemo umurongo ibi. Ariko mwarangiza muti sabato nziza, agashyira ikiganza hejuru. Munsi w'iki? Umunezero. Twajya kwiga Bibiliya nk'uko turimo kuyiga, hagahita yifiterurira ikindi gitabo, tukaba turimo kwiga nk'ibi ngibi, warimo kwiyigira ububi bw'ikawa. Arimo kwiga ikawa ni mbi. Turi ku ruhimbi tubwiriza, abizera barimo barasengera mu mutima. Umva iteraniro turi mu mavuna, yarangiza agahita kongorera ati aba bantu batabwira abantu kureka ikawa, aba bantu barajya muri hejuru. Indyarya zirimo nago zirimo. Hura n'umuntu yaje ku rusengero, yaje kugira ngo arebe abantu ari burarike, azajyana mu matsinda ahantu asengera yihishe, kuko yabwiye abantu ko Imana yavuye mu rusengero. Ariko yari mu rusengero, uramubaza uti nawe waje? Naje nyine, rega hano ni kwa data. Nawe yaje kureba abantu azajyana. Ubu Kristo bubishywa n'uburyarya. Reka njye ikintu mbabwira, korari iraryoha, kuba mu nama y'itorero biraryoha, kuba mu itorero biraryoha, ariko itorero ryacengeyemo abantu bitwa bene data ariko ari iki? Ari indyarya. Uhura n'ikibazo gikomeye. Paulo yarabibabwira ati ntago nabarenganye, haje bene data b'indyarya babacengeramo. Bagaragazaga yuko baziranye na Paulo kandi bamwemera, nyamara baje guhanagura ibyo Paulo yagize gute? Yabigishije. Ndetse Paulo yakomeje arimo kubwira aba bantu, arababwira ati rero igice cya 2 umurongo wa 1, hashize imyaka 14 nasubiye ku Yerusalemu ndi kumwe na Barinaba, njyana na Tito, njyanyweyo n'ibyo nahishuriwe, nuko mbasobanurira ubutumwa bwiza mbwiriza mu banyamahanga. Icyakora mbusobanurira abakuru bashimwa twihereranye, ngo ntirukire ubusa cyangwa ngo mbe narirukiye ubusa. Paulo yabagishije yuko bakwiye gukorana n'ubuyobozi bw'itorero. Yababwiye ikintu gikomeye, arababwira ati nanjye nkimara kubonana na Yesu byansabye kuzamuka ngiye Yerusalemu, njya guhura n'abakuru bashimwa. Abo bakuru bashimwa muza abari bo, murebe muri iki gice cya 2, murebe umurongo wa 9. Umurongo wa 9 igice cya 2. Nuko bamaze kumenya ubuntu nahawe, abo mvuga ni Yakobo na Kefa na Yohana, abashimwa ko ari inkingi, badusezeranira njyewe na Barinaba ko bazafatanya natwe, babihamirishije gukorana mu ntoki. Paulo yarababwiye atumva rero, abantu muzabona baje batemeranya n'ubuyobozi bw'i Yerusalemu, abo bantu muzabagirira amakenga, kuko nanjye nkimara kwakira umucyo byansabye kuzamuka njya kureba abakuru bashimwa, dukorana mu biganza. Murabyibuka neza, aba bantu batatu, Petero, Yohana na Yakobo, nibo bazamukanye na Yesu umusozi igihe ishusho ye yahindukaga ukundi. Abangaba nibo Yesu yahoraga agendana nabo. Kubw'ibyo rero bari abantu Paulo yagombaga gukora nabo mu biganza. Uzabimenye nubwo waba umuntu w'Imana, uzahora ukeneye abandi bantu mugomba gufatanya. Iki ni ikintu gikomeye. Igihe cyose uzabona umuntu adashaka gukora n'ubuyobozi bw'itorero, akakubwira ko kuba mu itorero byica mu mutwe, uzamugirira impungenge. Itorero ry'i Galatiya rero, umuntu wese yarazaga akababwira ati mbafitiye ubutumwa, bagahurura. Mbafitiye ubutumwa bushyashya, bagahurura. Byarangiye baguye. Ubu uyu munsi ujya kubona ukabona umuntu arakuraritse. Umuntu umwe aherutse kumpamagara arambwira ati musoni, ati kujya undarika mu materaniro, wenda nubwo ntaraza wabanje ukemera nanjye nkakurarika, ukazaza mu isengesho ryacu
ko rwose nanjye nazaza. Ndamubaza se urimo urantumira he? Ampa invitation y'Ikibeho. Atuzaza Ikibeho urebe ibitangaza umubyeyi Mariya agira gute. Umubyeyi Mariya akora. Ariko muri Yohana igice cya 2:5 Yesu amaze kubwira Mariya ati tubigendanyemo gute, Mariya yabwiye abantu ngo icyo Yesu ababwira bari cyo mugira gute. Kubw'ibyo rero njyewe ndacyafite amahirwe yuko Yesu icyo arimo kumbwira ndimo kugira gute, ndimo kugikora. Nshuti zanjye, Abagalatiya bahuye n'ikibazo gikomeye. Inyigisho zose bari barize byarangiye zibahanaguritsemo, ndetse igihe cyarageze ibintu birazamba. Paulo atangira kubigisha ibigendanye n'amategeko y'Imana, ndetse igice cya 3 Paulo ati yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Warabarebaga nubwo bitwaga ngo bari mu rusengero, wabonaga barasinze. Buriya hari abayobozi b'itorero, hari ukuntu uyobora abantu ukabona bameze nk'abatacyumva, ukabona bameze nk'abavangiwe. Paulo biramucanga, arangije arandika ati Bagalatiya b'abapfapfa, ninde wabaroze? Hari uburozi bugeze kuri 3 bwari bwariganje Galatiya. Uburozi bwa mbere bwari inyigisho z'ibinyoma, inyigisho zitava mu byanditswe byera. N'uyu munsi wa none abantu muzabona barimo kuzenguruka hirya no hino basinze inyigisho z'ibinyoma. Mbabwira ibintu byambabaje. Ejo bundi nabonye umubatizo ahantu, mwese twarabirebanye. Umuyobozi umwe w'idini yahamagaye abantu bagombaga kubatizwa abajyana kuri hoteli. Uwo mugore yari yarabigishije, arakunzwe cyane. Ku munsi wo kujya kubatizwa babajyanye muri hoteli, babambitse amakanzu, biracika. Uwo bakojeje mu mazi avamo amoka nk'ingurube, agagara nk'igiti, barambika hariya, bamanura mu ndi gutyo. Hirya hari abarira, hirya hari abaseka, abitera hejuru, hino abigaragura hasi. Nawe ubwo ari mu mazi ababatiza yageze aho abona ibyo bintu biramurenze. Ariko ni imyuka mibi yabaga yafasha abantu. Inyigisho z'ibinyoma abantu bamaze kuzisinda. Umuntu arimo aragenda akikingirana ahantu mu rutare, ibihunyira byamusangamo ngo ni abamarayika b'Imana barimo kuza ngo bihinduye ibihunyira. Uducurama twasohoka ari dutanu ati nta masezerano atanu Imana impaye, amena. Agahita asohokamo ngo abonye iki? Abonye igisubizo. Kangira ikintu mbabwira, ubu abantu mubona basinze inyigisho z'ibinyoma, umuntu arimo arafata ishusho agaca ahantu barimo guponsa ikintu cy'icyuma, barangiza bakakigira umugore uteruye umwana, icyo cyuma bakagitera irangi, bakacyambika ikanzu y'umweru n'ubururu. Umuntu akazajya kukigura mu isoko, akakizana akagitereka ku meza, akazaza agipfukamira mu gitondo na nimugoroba. Yarangiza wamubwira uti bite amakuru, akakubwira ati mfite Imana nshyashya mu rugo rwanjye. We umuntu arimo arubaka inzu, yamara kuyuzuza bakamubwira bati rero iyi nzu wayubatse ku badayimoni, hari abadayimoni bari mu butaka n'iki, none dukeneye kuza itsinda ryacu dusenga tukirukana inyatsi n'imyaku n'abadayimoni muri uru rugo. Barangiza bakamubwira bati tuzaza turi abantu 7. Yabarangiza ati ntago mbashaka. Undi agahita amubwira ati gura umusaraba, gura umusaraba mwiza munini utere ku gipangu no ku nzu. Ayo mashitani yose nta nimwe izagira gute. Ariko umusaraba si ibiti 2 mubariza mu gakinjiro. Abagalatiya Paulo yarabarebye abona bararozwe. N'ubu natwe dufite abizera muganira, ukamubaza uti se kakana kawe karihe? Ati nta kibahano. Ko ataraha byagenze gute? Namwohereje mu cyaro kwa nyogokuru kugira ngo batazamushyira mu ishuri. Ubundi se bariga iby'iki ku isi yarangiye? None se ubu ngubu kariya kana ko karyamye ndimo ndamwotesha izuba, ndamwotesha izuba. Imana yavuze ko izuba rivura indwara 200. Buriya rero kuri uyu mureba baradushutse ngo dufate bya binyagwa byanyu byitwa mituweli, turabyanga mu izina rya Yesu. Uyu yararozwe ntiyarozwe?
hari uwo numvise uherutse gushaka kubyaza umuntu kandi atabizi. Mwarabyumvise kuri radiyo, umugore yarapfuye baramushyingura, bamuzengurutse ubwo basanzwe babwiriza ijambo ry'Imana bakabyaza abantu ubutumwa bwiza, n'umugore bagira gute? Mbega uburozi, uburozi bw'Igalatiya bwongeye bwagarutse mu bantu. Uburozi bwa kabiri bari bafite ni amagambo y'urucantege. Hari abantu bazengurukaga mu itorero baca bizera intege. Ubu burozi bw'ubucantege, abantu bagendaga bumva gusenga byageze aho birabacanga. Abantu baravuga bati rero ari aba bantu ibintu bavuga nibyo, ari nibyo Paulo yavugaga nibyo, nje byancanze sinzanasubirayo. Uburozi bwa gatatu yari amagambo y'uburakari n'ikinyabupfura gike bavuganaga barimo gutongana. Ako wari uzi ko umuntu agutuka, umuntu avuga nabi, ukamubaza warangiza ukamureba ukamubwira utari ko uribuka ko turi mu nama y'itorero, ndamaze ngewe wincecekesha, mureke mvuge, iyo mvuze ndaruhuka. Ninde wababwiye ko iyo tuvuga turuhuka? Dufite amagambo y'uburakari y'uburozi buri muri twe Satani yashyizemo. Hari abadiyakoni ushobora gusanga nta na rimwe aravuga neza, hari abizera biba bizwi yuko atajya avuga neza, hari abaririmbyi biba bizwi ku buryo iyo umubonye azanye n'abantu batanu bakererewe, itegeko ryo kubaza impamvu bakererewe rivaho ukavuga uti arimo yandasa. Hari abantu bafite umuntu umeze nk'imbunda zo muri Ukraine, kandi ubwo ngo nawe arashaka kujya mu ijuru. Paulo yarababajije ngo ninde wabaroze? Noneho kuvuga nabi byarazamutse. Iyo umuntu yakubwiraga nabi, wamubwiraga nabi bisumbye, byarangiza mugafatana mu mashati. Paulo yarababaye cyane, arangije ababaza ukuntu batangije iby'umwuka bakaba bagiye gusoresha iby'umubiri. Paulo yaratangiye arababwira ati muri abapfapfa mutyo, mwatangiye iby'umwuka none mubiherukije iby'umubiri. Ya mibabaro myinshi mwayibabarijwe ubusa, niba yari iy'ubusa koko. Mbese ibaha umwuka igatuma mukora imirimo itegetswe n'amategeko, ibaha umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa nuko mwumvise mukizera? Nkuko Aburahamu yizeye Imana bikamuhanizwa no gukiranuka, mumenye yuko ariko nabiringira kwizera ari bo bana ba Aburahamu. Kandi ibyanditswe byamenye bitaraba yuko Imana izatsindishiriza abanyamahanga, kuko bizeye bibwira Aburahamu ubutumwa bwiza bw'ibitaraba buti muri wowe nimwe amahanga azahererwa umugisha. Nuko rero abiringira kwizera bahanwa umugisha na Aburahamu wizeraga. Yarakomeje arabibabwira. Murongo wa 26 arababwira ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. None ntihakiriho umuyuda cyangwa umugiriki, ntihariho imbata cyangwa umudendezo, ntihakiriho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo. Ibi Paulo yabivuze kuko bari bafitanye inzangano, batandukanaga ku mutungo, bagatandukana ku moko, bagatandukana ku bintu byose. Paulo arababwira ati Kristo yasenye urwo rusika. Ndetse ikintu kibabaje, Paulo amaze kwitegereza ukuntu ibintu bimeze, Paulo arangije atangira kubagira inama, ababwira amasezerano y'Imana, abibutsa ibyiza by'amategeko y'Imana n'ubuntu tubonera muri Kristo Yesu. Arangije mu gice cya 6 umurongo wa 1, Paulo arababwira ngo bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha nagira gute? Niyadukwaho n'icyaha. Igalatiya umuntu yakoraga icyaha, abantu bakamureba, abayobozi bakamureba, bizera bakamureba bati nta kazi ke kama mbaye nzaza ndeba ibyanjye, iby'abandi ntibigize gute?
ntibindeba. Noneho rero hatangiye kuboneka umwaduko w'abambara nabi abagore, umwaduko w'abagabo bajya gutereta abagore b'abandi. Pawulo yumvise ndetse yabonye umwaduko w'ibintu bibi byinshi, arangije arababwira ngo bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'iki? W'ubugwaneza. Ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe atagira gute? Adashukwa. Kubera iki Pawulo yavuze ibi? Hari abantu bagendaga bagiye bagiye gufasha abandi mu ivugabutumwa bikarangira yakurushije. Murabizi yuko iyo urimo umuntu yarohamye, niyo waba uzi koga, itegeko rivuga ngo iki? Ugomba kujya kumurohora, ukabanza ukegera kure, ukabanza ukamureka akabanza akanywaho, warangiza ugafata umusatsi. Kubera ko umuntu urimo kurohama iyo agufashe muramanukana, ntashobora kukurekura. Kubw'ibyo rero Pawulo yaravuze atumva rero, nimuba umuntu yadutsweho n'icyaha mukajya kumugaruza umwuka w'ubugwaneza, mujye mwitonda kugira ngo n'ugiye kumugarura yirinde kugira ngo nawe atagira gute? Adashukwa. Hari abagabo bajyaga kugira inama abagore byananiye mu ngo zabo, bikarangira abo bagabo basambanye n'abo bagore. N'uyu munsi wa none birahari. Ngo uragiye ngo ugiye gufasha umuntu ngo watangiye kunywa inzoga, muraganira mukaganira, akakubwira ati ngewe rero iyo mfite ibibazo akanikonywaho. Ahubwo se we wanyweye ukumva nawe ntufite ibibazo, hakakubita inzoga akareba hejuru, atuzi ko ari byo. Ubu se nta bantu bari aha ngaha bagiye bajya mu madosiye y'izindi ngo zifite ibibazo bikarangira batereta abagore b'abandi? Kangira ikintu mbabwira, nubona umuntu yadutsweho n'icyaha musengere, shaka uburyo umusengera, umugira inama, ariko ubanza usaba Imana iguha imbaraga, kuko ushobora kujya kurohora umuntu nawe ukarohama. Pawulo amaze kwitegereza ibi, amaze kwandika, amaze kumenya ayo makuru, Pawulo yaragiye akurikirana amaherezo y'ibyo bintu. Muri iki gitabo bavuga yuko Pawulo yasabye abari barigeze kumenya imbaraga y'Imana mu mibereho yabo guhindukirira urukundo rwa mbere bari bafitiye ubutumwa bwiza. Pawulo yabasabye ko basaba Imana imbaraga bari bafite bagitangira kwizera, bibuka intambara barwanye, bibuka impamvu zabazanye, bibuka umuhamagaro wabo, ndetse abagira inama yuko badakwiye kuzaza bakurikira inyigisho z'ibinyoma. Yifashishije ingingo zidashidikanywaho, ababwira amahirwe bari bafite yo guhinduka abagabo n'abagore bafite umudendezo muri Kristo. Nyuma yaho byagenze gute rero? Amagambo akomeye yo kwinginga y'intumwa Pawulo ntabwo yapfuye ubusa. Mwuka Muziranenge yakoranye imbaraga ikomeye ku buryo abari barayobye bagarutse ku kwizera ubutumwa bwiza kwabo kwa mbere. Amen. Mwuka Wera yaragiye ajya mu bizera, abizera boroshya imitima yabo. Abari barimo gukurikira inyigisho z'ibinyoma, Mwuka Wera bibutsa ibyo bize. Abari barimo kuraragira kubera ibibazo, Mwuka Wera bibutsa ko ari we mufasha. Abantu bose Mwuka Wera arabasura, amaze kubasura yoroshya imitima yabo, batangira kwibuka ukuntu baza mu by'agakiza bari baryohewe. Byarangiye gute rero? Kuva ubwo bakomerejwe mu mudendezo Kristo yari yarabahaye, imbuto za Mwuka Wera zatangiye kugaragarira mu mibereho yabo. Amen. Mwuka Wera abamwemereye batangiye kwakira imbuto za Mwuka Wera. Izo mbuto nize zatangiye kwera rero. Izo mbuto ni urukundo. Uburakari n'ubugome bari bafite byasimbuwe n'urukundo, kandi uburakari no kuvuga amagambo mabi nimureba neza byasimbuwe n'imbuto ya Mwuka Wera y'ibyishimo. Bahoraga bashwana, byasimbuwe n'amahoro, ndetse kwihanganira umuntu byari byarananiranye, Mwuka Wera yabahaye imbuto yo kwihangana. Batangiye kuba abantu bagira neza, abantu bagira ingeso nziza, abantu bafite kwizera, gukiranuka no kugwa neza, ndetse Mwuka Wera yabahaye imbuto yo kwirinda. Abagalatiya 5:22 kugeza ku 23. Izina ry'Imana ryahawe icyubahiro, kandi muri iyo ntara yose abantu benshi biyongereye ku mubare w'abizera. Amen. Mu gihe bari bafite amacakubiri n'amatiku n'ibiki, nta muntu wigeze abinjiramo.
ahubwo bahindutse ibishungero. Abapagani baravugaga batumva, nubwo ndi umupagani kanaka kabajijisha ngo arasenga, asenga iki ko numvise nawe avuga nabi nkanjye? Kanaka asenga iki ko nabonye nawe arimo guca inyuma mu ngo z'abandi ashaka kuzisenya? Kanaka arababeshya ngo arasenga ko nabonye ari umunyamahane n'umunyaruko ni mu rugo rwe. Ariko umwuka wera amaze gusukwa, yakuyeho bya bibazo byose abagalatiya bari bafite. Amaze kubikuraho, aba bantu batangira kwera imbuto z'iki? Imbuto z'umwuka. Ndetse batangiye kwera imbuto z'umwuka, batangiye kubona abantu babatizwa binjira. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye. Ndasaba Imana kugira ngo muri twebwe haboneke imbuto z'umwuka. Ndabingingira cyane ngo mu buzima bwanyu haboneke imbuto z'umwuka. Kubera iki? Kubera yuko urugendo rwacu rw'iby'umwuka, niba turi abantu baregetse, nta kintu na kimwe tuzageraho. Niba uri umuntu ugira umushiha, ukaba udashobora kwicara mu itorero ngo uhuze na bagenzi bawe, ukaba uri umuntu uregetse utarize ibyanditswe byera, ku buryo umuntu wese uzanye inyigisho y'ibinyoma uhita ugotomera, ndagira ngo mbabwire, saba Imana iguhe ishyikizo mu byo urimo. Muri uyu mwanya nagira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane. Matayo igice cya 12. Matayo igice cya 12. Titire iravuga ngo Yesu yima abafarisayo ikimenyetso. Umurongo wa 43. Mutega amatwi. Dayimoni iyo avuye mu muntu anyura hadafite amazi ashaka uburuhukiro, yarangiza akabubura. Mu magambo make, Pawulo yari yarigishije yirukana abadayimoni akoresheje ijambo ry'Imana mu mitima y'abantu. Ariko aba bantu ntago bakomeje kuba maso ngo bakomeze basenge, bakomeze bashakisha Imana mu buzima bwabo. Bibiliya irakomeza ngo iyo dayimoni amaze kubona ibyo bintu bibaye, akavuga ati reka nsubire mu nzu yanjye nagize gute? Navuye. Hari igihe dayimoni akureba akabona nibyo koko uri umukristo ufite gahunda, uzinduka ujya ku rusengero, ariko dayimoni akazazaza mu madirishya y'umutima, akarunguruka mu mutima agasanga nta kintu kirimo. Yarangiza akavuga ati ariko nakanzwe n'ubusa. Uyu muntu nubwo ari umukristo, ko mbona arara adasenze, ko mbona atajya abyuka ngo yige ibyanditswe byera, ko mbona nubwo yitwa ngo ni umubwiriza atabona umwanya wo kwihererana n'Imana, nubwo ari umuririmbyi ko indirimbo baririmba nazo zitajya zimufasha, ubundi ubu nakanzwe n'iki? Dayimoni yarangiza akavuga ati reka nisubirire mu nzu yanjye nagize gute? Navuyemo. Yagerayo agasanga inzu irimo ubusa, ariko ikubuwe inateguwe. Niko kugenda akazana abandi badayimoni 7 bamurusha kuba babi. Dayimoni aricara akavuga tumva rero, niyo mpamvu muzabona abantu benshi umuntu aba yaraje akamenya ukuri, ariko ntugasura umuntu abadayimoni badanangiye bakoresheje Bibiliya. Umwereka isomo akuzanira irindi, umwereka igihamya akuzanira ikindi. Wamubwira ngo dusenga akakubwira ati byo gusenga bireke, sindi uwo gusengerwa nawe. Ukibaza uti Imana uyu muntu byamugendeke gute? Naho abadayimoni bamugize mu bikurusha inshuro 7 uko yari ameze. Icyo nagira mbabwire ngiki rero, niba ubizi yuko wagize amahirwe dayimoni akirukanwa mu mutima wawe, ukeneye kuba maso kugira ngo mu mutima wawe hagire ibyicaramo. Hakeneyemo intebe ya Kristo, hakeneyemo ibyanditswe byera, mu mutima wawe hakeneyemo imirimo y'abera. Ukeneye kuba uri umuntu ku buryo abadayimoni barunguruka mu madirishya y'umutima wawe bakabona uko bahasize, ntabwo ariko hagize gute? Hari abadayimoni bagomba gusanga warirundumuriye mu murimo w'Imana. Buri munsi uko bwije nuko bukeye uhamagara Kristo agakubura umutima. Bagomba gusanga umutima wawe warezemo imbuto zo gukiranuka, kubera ko ibijojoba by'umwuka wera birimo kumanukamo. Ariko reka ngike mbabwire ukuntu tubayeho birimo biraha abadayimoni amahirwe yo kugaruka.
hano twicaranye n'abantu babaye nk'abantu b'i Galatiya, basubiye ku byo bari bararetse. Ibyo batinyaga kera ubu ntabwo bakibitinya. Hano turi kumwe n'abantu umutima wabateraga ubwoba barawucecekesheje. Dayimoni niko kugenda azana barindwi bamurusha kuba babi, bakinjira barangiza bakabamo. Uwo muntu rero, ibyo hanyuma by'uwo muntu bikarusha ibya mbere kuba bibi, niko bizaba kuba iki gihe kibi. Umva reka ngiye ikintu mbabwira, na dayimoni umwe azengereza abantu bari ahangaha banyweye inzoga murabizi. Umuntu apfundura byera ari hariya hepfo ukumva impumuri gusanzaha. Dayimoni akakubwira ati jya kuvumba, wajyayo bakakwima. Dayimoni akakubwira ati kubita umuntu ingumi ayiguhe cyangwa ukebe isakoshi y'umukecuru, uyu munsi nurara byera urarara upfuye. Nibwo muzabona umuntu arimo kugenda yumva bazipfundura umutima uturika, uko bapfundura byeri nawe umutima uturika. Dayimoni afata umuntu akamwereka filime y'ubusambanyi, yarangiza akamubwira ati nurara udasambanye urapfa. Dayimoni akakubunza, nibwo uzajya kubona ubona umuntu w'umugabo ufite urugo n'umugore mwiza, yagiye kugura indaya, yakutse amenyo, ifite aya macomekano, yiteye amarangi y'amoko nk'arindwi. Ujye kubona ubone indaya iramubwira iti se ufite n'andi mafaranga tujya ahantu hasobanutse? Umugabo yarangiza ati tugire bwangu njyewe ndimo kwihuta. Dayimoni umwe arazengereza. Nimurebe uburyo kugira ngo usenge ucike ku cyaha kimwe bikugora. Ndagira ngo nkubwire, nimutemerera Imana ngo iture muri mwebwe, ngo mucane urumuri rw'Imana mu buzima bwanyu, dayimoni azahamagara barindwi bamurusha kuba babi. Icyo gihe uzanangirwa ku buryo n'ubugingo buhoraho uzabutakaza. Ndakwinginze, shaka ibintu byinjira mu nzu yawe y'umutima. Umutima ugomba kuba ubuturo bwera. Umutima wawe hagomba kubaho igitereko cy'amatabaza, hagomba kubaho ameza y'umutsima. Mu mutima wawe hagomba kuba irembo rimwe. Mu mutima wawe hagomba kuba igicaniro cy'ibitambo. Mu mutima wawe hagomba kubamo amategeko 10 y'Imana n'inkoni ya Aroni. Hagomba kuba urwabya rwa manu, hagomba kuba ubwiza bw'Imana bwa Shekina. Iyo Imana igenda muri wowe, abadayimoni baratinya, ntago binjira. Ndasoza mbabwira ngo ababizera b'i Galatiya bamaze kumenya yuko batannye, bamaze kumenya ko batakaye, basabye ngo Mwuka Wera yinjire mu buzima bwabo. Mwuka Wera yinjire mu buzima bwabo, ibya kera byarashize. Abadayimoni bari babinjiriye barirukanywe. Muri uyu mwanya ndakubwira ngo Mwuka Wera namanukira mu buzima bwawe, dayimoni ntazabona uko agaruka. Ndasoza mbasaba kugira ngo mushinganishe ubuzima bwanyu, mushinganishe kwizera kwanyu, kandi mwirinde kuba abantu bayoborwa n'amarangamutima y'ikintu icyo ari cyo cyose. Ndasaba ngo Imana yanyu ibahe kugira ngo ibintu byose mwumvishe mujye mubigereranya n'ibyo twizera, kugira ngo mumenye gutandukanya icyiza n'ikibi. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha mu izina rya Yesu. Ndashaka kureba umuntu uvuga ngo mwami, dayimoni umwe aranzengereje, ndifuza ko ijuru ryirukana umwijima mu mutima wanjye. Ndifuza ko ijuru rigira icyo rikora mu buzima bwanjye, kugira ngo dayimoni atazabona uko agaruka, akagarukana babi nkaba mubi kuruta uko meze uyu munsi. Nubwo ndi mubi ndashaka Imana, nubwo ndi mubi ndashaka kubabarirwa, nubwo ndi mubi ndashaka kwakira imbabazi z'Imana. Muri iri teraniro ntihabura umuntu umwe. Niba hari umuntu nashaka bumwe wumva ashaka Imana, iminota yanjye nyikoreshe neza, tera intambwe wowe ubwira Imana uti Imana, nari narahakanye, nari naracitse intege, dayimoni yanjyanye kure, ariko ndumva nshaka kugaruka hafi y'ubwiza bw'Imana. Ndashaka kwera imbuto zo gukiranuka, ndashaka kwera imbuto za Mwuka, kuko ubundi najyaga nera imbuto za kamere. Niba uhari, mbere yuko nicara tambuka uze dusenge. Wowe urimo kuvuga ngo mwami, dayimoni umwe aranzengereje, sinifuza ko bazaba barindwi. Mana, muri iri teraniro nagizemo ibihe byiza, mfata mu kiganza ntazongera gusubira inyuma. Niba ufite icyo cyifuzo rero ngwino dusenge. Haguruka uze niba uhari. Umuntu nashaka bumwe
wifuza Imana n'umutima we wose atera intambwe. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. Uburinzi bw'umutima nibwo turimo gushaka uyu mwanya. Ninde uvuga ngo Mana umutima wanjye wagiye urangara, imbaraga za Satani zagiye zingota ncika intege, ariko ndindira umutima kugira ngo dayimoni atagaruka. Mpa imbaraga z'umwuka kugira ngo menye gutandukanya icyiza n'ikibi. Hanze hari umushyitsi kingura, yahoza tegereje, kingura ubu, kingurira umukiza, ataraguhitaho, Yesu mwana w'Imana, kingura ubu. Abarimo gutera intambwe mushaka umutekano w'umutima, muze kurugi anaguheshi hirwe, maze ujye umuhimbaza. Kingura ubu, kingura ubu, akira uwo mushyitsi. Kingura. Niba ubifite ku mutima atera intambwe, turi mu gice cya nyuma, azasangira nawe. Kingura ubu, kingura umutima yinjiremo, aza kubabarira iby'isi nibishira, akujyane mu ijuru. Kingura ubu. Amen. Imana ibahe umugisha mubyeyi. Tugiye guhaguruka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Abizera b'i Galatiya bakiriye ubutumwa banezerewe, basurana ibintu bishyushye. Buri wese yerekaga undi kosa agiye kugwamo. Buri muntu wese yumvaga anejejwe n'ibihe bishyashya by'agakiza. Ku mutima wa buri wese yumvaga ikintu cy'umutwaro cyaravuyeho. Ariko mu gihe bari bamaze kukumenya, ntabwo bagize amahirwe yo kurinda imitima yabo. Abigisha b'ibinyoma barinjiye, babahagarika imitima. Umwuka mubi uzamuka w'amatiku, batangira kuvugana nabi, ndetse bahura n'ibigeragezo byageze n'ubwo imibiri yabo ibategeka ibyo bagomba gukora, batangira kwinezeza. Dusanze natwe uyu munsi uko duhagaze bimeze nk'ibyabo, ndetse umuntu aturebye natwe yatwandikira ngo ninde wabaroze. Dufite uburozi tureba mu mateleviziyo, dufite uburozi turimo kurira mu binyamakuru, dufite uburozi turimo kurira mu nyigisho z'ibinyoma zitandukanye, dufite uburozi abantu barimo guhabwa mu bitangaza n'inyigisho zo mu madini yatandukanye. Ariko uyu munsi twongeye kugaruka ku kuri kwawe no ku ijambo ryawe. Tuvumbuye neza ko buri muntu wese aba afite dayimoni umugendaho. Uwo mudayimoni ashobora kwirukanwa n'ijambo ryawe. Indirimbo nziza Mwuka Wera yamanukiyemo ya korari ishobora gutuma umudayimoni asohoka. Ariko iyo tutabaye maso, wa mudayimoni aragaruka akazana abandi barindwi tukaba babikuruta uko twari tumeze. Pawulo amaze kugira ubwoba yuko abadayimoni barindwi bashobora kugaruka mu mitima y'abantu b'i Galatiya, yasabye Umwuka Wera ngo yinjire mu mutima. Mwuka Wera hageze ibintu byarahindutse.
urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugwa neza no kwirinda byabaye imbuto zera kuri buri muntu wese kandi ukazibona. Abapagani bafashe umwanzuro wo kuza kubatizwa kubera ibyo. Turasabira iri torero kugira ngo umwuka wera amanuke, kugira ngo imbuto zo gukiranuka zitwereho. Abatazi isabato, abatazi ukugaruka kwa Yesu, abatazi itorero ry'ukuri, baze bafate ku binyita by'imyenda yacu. Uri Imana ifite imbaraga. Dore abana bawe barahagurutse, baraguhunze, bahunze ikibi, bagiye baguhunga bitewe n'icyaha, bahunze urupfu, baje gushaka umutekano w'umutima. Ubwo bashaka umutekano w'umutima, wowe wawuremye upanga kubaremera imitima mishyashya, ngwino imitima yabo yihindurira imirima mishyashya, kugira ngo ubuzima bwabo bwahise bube ubuzima budasa n'ubwo bagiye gucamo, kandi ubapfumbatisha ukuri kwawe. Muri uyu mwanya ndabakweretse ngo bakorere ibitangaza mu mitima. Ubwo bagiye gukomeza kuryoherwa n'ijambo ryawe rikomeza guca mu buryo bw'indirimbo, ukomeze ubaganirize. Tukweretse abashyitsi badusuye ngo ubagenderere, ubafashe. Mwuka wera wabararitse bakaza, azongera bararike nanone. Aya materaniro, ibijojoba bya Mwuka wera bikomeze bisukwe mu mitima yacu, kugira ngo abatubona bahere ko baguhimbaze. Ijuru rikomeze kubana natwe, kandi iki gitaramo gikomeze gususurutsa imitima yacu, gitera kashe ku myanzuro myiza twafashe kubw'uyu munsi. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ramesiya wampaye amaraso y'igiciro, ayo maraso akiza niyambeshejeho, nirworwa inzira ruzanyigiza mu ijuru. Ayo maraso akiza niyambeshejeho, nirworwa inzira ruzanyigiza mu ijuru. Uri udatenguha batengushwe, uri mutabazi udutabara no mu matage. Ayo maraso akiza niyambeshejeho, nirworwa inzira ruzanyigiza mu ijuru. Ayo maraso akiza niyambeshejeho, nirworwa inzira ruzanyigiza mu ijuru. Yesu we uri rugamba kuko udatinya rukaze, ushingi birindiro Satana kabura ubuhungiro. Ayo maraso akiza niyambeshejeho, nirworwa inzira ruzanyigiza mu ijuru, ruzanyigiza mu ijuru, ruzanyigiza mu ijuru. Ayo maraso akiza niyambeshejeho. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.